Fanya Kazi TV, we are the solution. Ni Quantum Wallet, ni Quantum Network cyangwa se ATU Network. Uru ni urubuga rwayo twasuye nka Fanya Kazi TV. Hari abashobora gutekereza ko ari scam cyangwa se ari ibindi byadutse. Gusa twasuye urubuga kugira ngo tumenye ese Quantum Wallet iri gukora gute, mission niyihe, kwa team niyihe, roadmap yayo twabonye igiza mu 2035 ihagaze gute. Ibi byose nibyo ugiye kwirebera kuri uru rubuga rwa Quantum Wallet. Mu ntangiriro ya page urabona ko bakoreka Quantum Wallet mission yabo ni yihe. Mission bafite no gukora cyo bita brand new platform, no kuvuga ngo ni platform nshya izaba ibasha gufasha kugenzura neza ibigendanye n'umutungo w'ikoranabuhanga, habakubiyemo kwishyurana, planning zijyanye se n'ishoramari ryoroheje ndetse n'ibindi bijyanye n'ikoranabuhanga ariko mu rwego rwa cryptocurrency. Ahangaha no kugira ngo bazahuze ikoranabuhanga rya cryptocurrency ndetse n'ubucuruzi twakwita ubucuruzi bwa kera, ikabihuriza hamwe bityo igakora ikintu gihuje n'iterambere. Nkuko bigaragara kuri page kandi murabona ko ubu Quantum Wallet ishobora kuboneka kuri Google Play Store, App Store ndetse ushobora kubona na app yayo Android n'izindi zitandukanye. Reka turebe abagize core team cyangwa se core team members ba ATU Network cyangwa se Quantum Wallet cyangwa se Quantum Network. Hello everyone, I am pleased to introduce the core team of Quantum Network. Kaze nishimiye kubagaragariza abagize core team. Iri rikaba ari ihuriro ry'abantu bitanze cyangwa se abantu babikunda kandi bifuza gufasha kandi ba professionnel bifuza gufasha ndetse no gufungura cryptocurrency ariko ifite umutekano usesuye. Ikaba izakomeza guhanga ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo ibijyanye n'ubutunzi cyangwa se umutungo mu by'ikoranabuhanga cryptocurrency bizakomeze kugenda neza kandi byaguka mu rwego rw'isi. Uyu nguyu niwe muyobozi mukuru ndetse akaba ari nawe fondateur cyangwa se wafonze Quantum Network. Hello everyone. I'm Charles, the founder and chief technology officer of Quantum Network. As a technology enthusiast, I have always dreamed of solving real problems through technology. Mu nzozi ze akaba ari uko yifuzaga gukemura ibibazo byose ariko binyuze mu buryo bwa technology. Yashyize imbaraga cyane muri blockchain technology kugira ngo yifuze gufasha buri wese gukoresha iri koranabuhanga rigezweho mu bijyanye n'uyu mutungo mu by'ikoranabuhanga cyane ibya cryptocurrency. So that everyone can enjoy safe and efficient digital financial services. Today, I'm proud to work with a team to turn these ideas into reality. Ubu ngubu akaba avuga ko yishimiye gukorana n'iyi timu ikomeye kugira ngo ibyo yavuze cyangwa se byorotaga bibe noneho impamo ndetse bishyirwe mu bikorwa. Hello everyone, I'm Jackson, the product manager of Quantum Network. Ungu niwe product manager wa Quantum Network. Mission ye ya mbere akubwira ko no kugira ngo product cyangwa se ibyo bakora bigire ku rwego rworoshye cyane aho buri wese abashobora kubasha kubikoresha. Waba uri umuhanga cyangwa se uri umutangizi barifuza kubikora ku buryo buri wese azabikoresha mu buryo bumworoheye kandi butagoye. My mission is to make our product simpler and easier to use, whether you're a novice or a professional user. Arifuza ko buri wese azagira ku rwego avuga ati wow, ibi ngibi nibyo nifuzaga gukora kugeraho, ati kandi twizeye ko bizagerwaho nta kabuza. Make people feel wow, this is exactly what I need. Quantum Network is an amazing opportunity to change the world and make biggest. Atangira avuga ati Quantum Network ni uburyo bwiza cyane buzafasha kandi bukanorohereza isi gukora ibintu byose bishoboka ku bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ishoramari rishingiye ku ikoranabuhanga. My goal is to maintain a stable development of Quantum Network in different markets. Ati intego ye nuko Quantum Network izaba iri stable cyangwa se ihamye ku rwego mpuzamahanga no ku masoko mpuzamahanga. Hello everyone, I am Robert, the marketing director of Quantum Network. My job is to let everyone know the value of Quantum Network and help our... Ati icyambere nuko njyewe nifuza ko buri muntu wese amenya agaciro ka Quantum Network. Ati ibi tuzabikora byaba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se no mu bindi bikorwa bitandukanye. Ati kandi nizeye ko iki gikorwa gishya hari amateka kizavuga kizasiga kandi amateka yacu yatangiye. I will leave you with Elena Blake. For me, Quantum Wallet
is perfectly for our financial skills. Okay. Ati Quantum Wallet ni nziza cyane ku bijyanye n'ubumenyi bwacu ku bijyanye na finance. Ati akazi kanjye karoroshye, icyambere no kwita ku mafaranga ya company binyuze mu kureba budget ziba zateguwe cyangwa se za planinzwe ndetse no kugenzura neza risk izerezo zose. Ati kandi nkanagenzura ko iyi company yacu yabashije gushyira buri dolari aho rigomba kuba riri. Ati kandi ikindi nuko Quantum Network twifuza ko izarenga kuba iri gukura byihuse, ahubwo ari ibintu bizahoraho. The Chief Security Officer of Quantum Network. My job is to protect everyone's safety, wherever it is information security, risk management or legal compliance. Unabati akazi kanjye no kurinda buri muntu wese ko ibye byifashe neza, byaba ari ibijyanye n'umutekano n'ingorane zishobora kuvuka muri management cyangwa se risk management. Ati kandi azagerageza guharanira ko buri link cyangwa se buri murongo wo kuri platform uzaba wujuje ubuziranenge. Ati icyo nezera nuko umutekano nukuri kandi ukuri niko twese dushingiraho. Yari Fanya Kazi TV, nge unyite Mr. Fanya Kazi. Ariko nanone tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo dushake andi masomo n'ubundi bumenyi ku bijyanye na Quantum Network. Stay in touch. Fanya Kazi TV. We are the solution.